gusuhuza aho ukurikiye iki kiganiro. Impyiko ubundi ushobora kuba uyumva ariko ntusobanukirwe impyiko ni rugingo ki cyangwa se rufasha iki, ese rushobora kwatakwa n'izihe ndwara cyangwa se nibe bimenyetso byatuma umenya ko urwaye impyiko. Ibyo byose nibyo tujye kuganiraho mu kiganiro kitari butware igihe kinini. Gusobanukirwa byinshi byimbitse ushobora kuduhamagara kuri 0788 30 23 68. Ahangaha ushobora kuhakura ibisubizo cyangwa se amakuru arambuye ku bijyanye n'indwara y'impyiko n'uburyo wayivurwamo n'uburyo ibyo wakwifashisha turabivugaho, ariko ahangaha kuri iyi nimero ya 0788 30 23 68 ho wahakura more information cyangwa se amakuru ahagije cyane. Impyiko ni urwungano rushinzwe kuyungurura amaraso, hakaba hakurwamo ibyanduye cyangwa se ibishobora gutunga umubiri, ibyo by'umwanda bikaba byasohorwa cyangwa se excretion. Iyo excretion isohorwa bifashijwemo n'impyiko. Uru rugingo rero iyo rumaze kuyungurura amaraso rubasha gukuramo ibishobora gusohorwa cyangwa se ibishobora gukomeza gutunga umubiri. Ako niko kamaro k'ingenzi impyiko zifasha, kandi ni nako kamaro zimariye umubiri, kuko ruri mu rugingo rw'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Hari ibimenyetso rero bishobora kukubwira yuko wowe ushobora kuba ufite ibibazo by'impyiko cyangwa se impyiko zawe ziri kwangirika: kubabara umugongo wo hasi, kwihagarika bigoranye kandi ukayihagarika kenshi, kugira umunaniro ukabije, guhumeka insigane, kunanuka cyane, guhora ugira ikizungera, ukaba wahora ugira ikizungera mu buryo butandukanye, kubabara umutwe akenshi na kenshi, umutwe ugakira ejo ukongera ukagaruka, mu minota mike ukumva biracogoye, mu yindi minota ukumva birongeye biragarutse. Uko kubabara umutwe kwa hato na hato nabyo biri mu kimenyetso simusiga kigaragaza yuko ufite ibibazo byo kuba impyiko zawe zaba ziri kwangirika. Kubihirwa n'ibyo uriye byose, cyangwa se warya ikintu ukumva nta kuraje yo kurya cyangwa se ukumva kirabishye kandi wari usanzwe ukirya. Uko kubihirwa rero nabyo biri mu bimenyetso simusiga ugomba kwiyumvaho ukaba wagana ivuriro. Kubura ubushake bwo kurya, icyo nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Kutabasha guhumeka, kutabasha gukora imibonano mpuzabitsina, kunamuka babara, kutabasha kugenda neza, wagenda ukumva ntabwo uri kubasha gushingura ku buryo bumeze neza, nyine ukumva ntabwo biri kugenda neza. Iyo ngiyo nayo ni impamvu cyangwa se ni ikimenyetso kigaragaza yuko impyiko zawe zishobora kuba zatangiye kugira ikibazo cyangwa se zatangiye gusa naho zangirika. Kunyara inkari z'umuhondo kandi zinuka. Buriya hari ukuntu ushobora kwihagarika ukihagarika inkari z'umuhondo cyane, ariko noneho zikazanamo n'ikintu cyo kunuka. Icyo gihe kiri mu bimenyetso simusiga kigomba kukwereka yuko impyiko zawe zitameze neza. Ibyo rero ni ibimenyetso bimwe na bimwe nandi kubabwira ushobora kwisangaho cyangwa se kwiyumvaho, ukaba wamenya yuko harimo ikibazo cy'uburwayi bw'impyiko, cyangwa se ukaba wamenya yuko impyiko zawe zatangiye kwangirika. Hari ingaruka rero ku muntu urwaye impyiko akunda kugira. Nk'uko nabibabwiye, hari ukubabara igice cy'impyiko. N'ubundi muri cya gice cy'impyiko akenshi na kenshi ugasanga n'ubundi arahorana ububabare buhoraho ku mugongo wo hasi, kutabasha gukora imibonano mpuzabitsina, kuba warwara kanseri ugasanga impyiko yawe yataswe na kanseri, uburwayi bwa prostate. Ibyo nabyo biri mu ngaruka zo kuba waba ku muntu wagize ibibazo byo kurwara impyiko cyangwa se ufite ibimenyetso bimwe nababwiye. Uburwayi bwa prostate rwose ku muntu ufite ibibazo by'impyiko, ibi ngibi ni ibintu bikunze gusa naho biba biri kumwe. Kugira utubyimba cyangwa se utubuye mu gice cy'impyiko. Hano harimo utubuye tugenda tugafata mu gice cy'impyiko,
izo rero zikaba ari ingaruka zo kuba utarivuje cyangwa se waragize bimwe muri byo bimenyetso nababwiye ntubashe kwivuza. Kwihagarika inshuro nyinshi mu gihe gito, ubwo hari abantu ashobora kutabasha gufunga inkari. Kuriya kutabasha gufunga inkari ziba ari ingaruka z'uko impyiko zawe zamaze gusa naho zangirika, bikaba byatuma utabasha kurezisita igihe ushatse kwihagarika, ku buryo inkari zishobora kuza mu gihe gito wakumva zije ntubashe kuzahagarika. Iyo ngiyo ikaba ingaruka ikomeye cyane ku muntu ufite ikibazo cy'impyiko. Kunanuka bikabije ugacika intege cyane, icyo nacyo ni kimwe mu ngaruka. Umuntu ufite ibibazo by'impyiko akunda guhura n'ingaruka zo kunanirwa cyane, aragahora acitse intege, mbega agahora yumva nta buzima afite. Ikindi akanananuka cyane, arananuka ku buryo uvuga wenda ushobora no kumukekera n'izindi ndwara kandi ari ikibazo cy'impyiko. Kugira umwanda mwinshi mu mubiri, buriya iyo impyiko zarwaye, ingaruka za mbere umuntu ashobora guhura nazo ni ukugira umwanda mwinshi mu mubiri. Umwanda mwinshi mu mubiri biranumvikana cyane, kubera ko ni ukuvuga ngo uburyo bwo kuyungurura amaraso ntabwo buba bukorwa, niyo bukozwe bukorwa mu buryo budahagije, ku buryo umwanda utabasha gusohorwa wose, ahubwo ugenda witekatekera mu mubiri. Ibi rero bigatuma umubiri ubasha guhura n'ibibazo byo kubikwamo n'umwanda mwinshi, ku buryo na wa mwanda ushobora kuzaguteza ibindi bibazo. Kuribwa kenshi mu ruhago rw'inkari, aha naho rwose iyi ingaruka ikomeye cyane ku bantu bafite ibibazo bafite ibibazo by'impyiko, cyangwa se bagiye bagira ibimenyetso bimwe na bimwe ntibabashe kwivuza. Ibyo bintu ni ibintu bikunze guhura umuntu ufite ibibazo by'impyiko akunze guhura nabyo, cyangwa se ingaruka akunze guhura nazo ni izo ngizo. Izo zose mbabwiye, kuribwa cyane mu rwungano rw'inkari, aho ngaho rwose ho ababara cyane. Hari ibyo rero nk'umuntu ufite ikibazo cy'impyiko, hari ibintu agomba kwirinda akabigendera kure, ku buryo n'uwashaka kumwegereza agomba kumwamaganira kure. Inzoga nyinshi uba ugomba rwose kugenda uzigendera kure. Isukari nyinshi n'umunyu mwinshi, ibi bintu ni ibintu ugomba kugendera kure, kubera ko ibingibi bishobora gutuma noneho ikibazo gikomera kurushaho. Ugomba kwirinda amavuta, ukirinda kurya inyama zitukura, kwirinda kurya cyane ibiryo byo mu nganda. Biriya biryo byo mu nganda uba ukwiye kubyirinda, kubera ko biriya biza nabyo bitewe n'uko biba bitunganyijwe. Ntago umuntu wagiye uhura n'ibibazo by'impyiko tuba dushaka yuko yabikoresha. We icyo tumusaba ubwo, hari ibyo agomba kwifashisha bikaba byagenda bifasha za mpyiko ze kugenda zisubirana ubuzima bwiza. Agomba kunywa amazi menshi, akarya imboga rwatsi, akarya imbuto nka wotameloni, amashu, amapapayi, inyanya. Ibi bintu agomba kubyibandaho cyane, akibanda no ku nanasi za wotameloni. Ibyo byose aba akwiye kubyifashisha kurusha uko yakwifashisha ibindi biribwa. Kurya ibihumyo bibasha kumufasha, bibasha gufasha impyiko kugira ngo zongere zisubirane imbaraga. Aba agomba kuruhuka bihagije, byibura hagati y'amasaha 12 igihe aryamye byibura. Biba byiza kuba yaruhuka bihagije hagati y'amasaha 7 na 12. Ayo masaha iyo abashije kuyaryama, bigenda bituma za mpyiko zongera kwiyubaka, kandi umubiri nawe ukagenda biworohera kuba wagenda wiyubaka, kugira ngo ubashe kujya ukorerwamo n'impyiko, cyangwa se ubashe kuba wasukurirwa amaraso, cyangwa se n'ibindi byose byinjiye mu mubiri biciye mu maraso. Ibi bintu mbabwiye ni ibintu ugomba kwitaho, ku buryo nk'umuntu ufite ibibazo by'impyiko, ku kintu bita imboga rwatsi zo aba agomba kuzibandaho cyane, kuko byibura tuba dushaka yuko nk'umuntu ufite ibibazo by'impyiko byibura aba akwiye kugerageza no kunywa amazi byibura 1.5 litiro ku munsi.
aya aba ari amazi ashobora kwifashisha buri munsi uko abyutse, cyangwa se buri munsi bitewe n'akazi akora ka buri munsi. Byibura urumva, iyo mvuze byibura ntabwo uba ugomba kuyajya munsi, aho kugira ngo yajye munsi uba ugomba kujya hejuru yayo. Litiro 1 n'igice uba ugomba kuyiraza mu mubiri wawe ku munsi. Ibyo ngibyo nibyo twabasha kuba tubabwiye. Ibindi ushobora kubisobanukirwa neza utuganye, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 30 23 68. Ni 0788 30 23 68. Hano twagusobanura byinshi byimbitse ku bibazo by'impyiko, cyangwa se ku burwayi bw'impyiko, cyangwa se tukakubwira n'uburyo